uko ni ukuri wahageze. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro bitandukanye bijye kuza bica kuri nosheni yawe. Ngende Kasage muzehe Kongomani. Nk'ibisanzwe iyo dufata umwanya tukaba tugiye kuganira nuko hari icyo tuba twabonye tugiye kuvugaho. Ubuzima bwo mwino si buragoye cyane, ndetse n'ubuzima bw'umukristo nabwo bukagora kurushaho. Umukristo ubundi bisaba ko yigengesera ku kanini na gatoya, bitewe nuko Bibiliya itubwira neza yuko umukristo ari itabaza riri hejuru y'umusozi ritabasha kwihishira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawe wakongeza itabaza ngo maze ngo aryubike y'inkangara, ngo ahubwo ritereka mu gitereko cyaryo maze rikamurikira abari mu nzu yose. Handitswe ngo umuntu n'umunyu w'isi, ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki sibyo kurujugunya hanze abantu bakawukandagirana. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana icyo bivuga riba rigenda rihuza n'ubuzima dusanzwe bwa buri munsi, kubera yuko wabivuze n'umwana w'Imana kandi yarabizi ko ibintu byose bizahindagurika mu inosi yayo. Ni ukuvuga ngo nitugendera ku iryo jambo, nimba umuntu ari itabaza, utekereze nimba pasiteri ari kubitabaza cyangwa riba itabaza rye yaryubitseho inkangara. Igihe kimwe Bibiliya itubwira yuko umunsi umusaruzi azaza akajya mu mbuto ziwe maze agafata urukungu n'amasaka akabicangura maze urukungu akarurunda hamwe maze akarutwika. Ese ibyo bintu iyo ubyumvishe wowe utekereza ibiki? Twandikire muri comment uko ubyumva, uduhe n'igitekerezo cyawe uko ubibona. Ntacyo bitwaye uko ubyumva rwose, ni ukugira buri muntu wese agira igitekerezo cyiwe. Nta bantu babiri bashobora guhuza igitekerezo kimwe ariko bashobora kunganirana. Ese nimba ukubeshya cyangwa ikinyoma nacyo gishobora gufatwa nk'ikintu kibi mu itorero? Itorero ubundi ryakagombye kubakira ku kuri kandi ku kuri ndetse n'urukundo n'ubumuntu n'ubuvandimwe. Tekereza nimba ku itorero ritangiye kuzamo ikinyoma, itorero riba ripfuye. Ese ubundi itorero ni iki? Mu iyo tuvuze itorero wowe wumva iki? Ese ni igiki ku inosi y'Imana kigereranwa n'itorero? Ni ukuvuga ngo iyo bavuze itorero bakavuga umushumba abafatwa nk'umupasiteri w'iki gihe. Mbere yo bavugaga umushumba cyangwa umutambyi, baba bavuga pasiteri, umwigishabutumwa mubabarire. Ariko iyo bavuze itorero, abandi bumva ko itorero ari umugore. Impamvu bavuze ngo itorero ni umugore, reka mbibabwire aka kantu nkababwire maze dukomeze ikiganiro cyacu My Testimony. Ni ukubera yuko itorero, umubyeyi cyangwa umugore ari we muntu umuntu akomokamo cyangwa ko akorerwamo. Niyo mpamvu babigize itorero. Kandi nubireba mu itorero mu isi, iyo umuntu avutse bwa kabiri, itorero niyo riba ryaragiye kubise maze yabatizwa, itorero riba ribyaye. Iyo agiye akavuga ubutumwa bwiza akerera imbuto abandi, aba abaye umwana mwiza mu rugo. Icyo reka tumve ko gishyizeho umwanzuro, cyangwa reka tubivuge ko tubyumvishe neza impamvu itorero rigereranywa n'umugore. Ni ukuvuga ngo rero twigarutse kuri testimony yacu, uyu mupasiteri bamuhaye itorero, bamuhaye umugore ngo amutere inda, abyara abana benshi cyane kandi ababyaza ubutumwa bwiza, bakure bazi Imana bashimwa byabyo. Abana ntibazabibikuri, ntibazagwingire cyangwa bagire indyo mbi. Iyo umupasiteri atangiye gutera imbuto neza, abayoboye baragwingira cyangwa bakata itorero. Ni nko kubona umubyeyi wanze kurera abana biwe bose bakabibirara maze bagata urugo bakagenda. Iyo itorero ridafite abana ntabwo ryitwa itorero, ahubwo ryitwa igihomora. Reka tubishyire mu magambo yacu. Ni ukuvuga ngo wowe uri kunyumva umubyeyi, utekereza abana bawe bose bagucitse ukaba incike ntagire umwana usigarana, ntabwo wakitwa umubyeyi, ntabwo wakitwa n'umugore, ahubwo wakitwa irindi zina tutazi bakwijya bakwita. Icyo nicyo bita iyo umubyeyi atandukanyijwe n'umwana wiwe. Ibyo ngibyo ni ikintu gikomeye cyane kandi kinababaje cyane, n'Imana ubwayibona nabi, kubera yuko Imana n'umugore nibo bonyine bafite ububasha bwo kugira ngo umuntu cyangwa umwana arerwe abeho. Ese waba utekereza impamvu iyo umugabo cyangwa umugabo baryamanye n'umugabo bakabyara umwana maze bakajya muri leta bagapima DNA, batajya bapima DNA z'umugore n'umwana? Ubundi umwana upimye DNA ziwe ushobora gusanga 100% bahuje n'umumama wamubyaye, kubera yuko uwo mwana aba yarakuriyemo, aba yaririye ku byo mama we yariye, banasangiye amaraso. Niyo mpamvu kuzabona bavuze ngo uyu mwana si uw'uno muryango, maze bagafata umugabo akaba ari ujya gutestinga DNA.
Rero itorero naryo rifite umuntu umwe gusa. Umugabo n'Imana yonyine iba yarahaye uwo mushumba kugira ngo amurereshe abana biwe. Ariko burya itorero ari mu rusengero gusa, ahubwo itorero n'umuryango rusange tuvukamo wa papa na mama naryo tuba dutorezwamo. Ntabwo mbizi niba iki kiganiro muri kubasha kucyumva neza, ariko icyo nshaka kubumvisha ni uko ibintu byose umupasiteri ari gukora bihabanye n'ubuntu bw'Imana nuko yamuhamagaye. Ukwirata n'icyubahiro, ibyo ngibyo ntabwo ari byo bizatuma itorero rikora neza. Kwambara agakiza inyuma ariko mu ndani katahari. Ubundi abantu benshi cyane bakora ibibi, wamara kubabwira bakavuga ati ubundi agakiza kaba ku mutima. Ariko undi munyarwanda yavuze ngo ikiri ku mutima gisesekara ku munwa. Ni iyihe mpamvu ibyo babivuga? Iyo ufite umutima mubi biragoye ko wawishira, ahubwo umutima mubi wawe uragaragariza abantu bose. Kandi iyo uri umunyampuhwe nziza nabyo biragaragara. Mutekereza ko umugabo azihisha igihe kingana iki atoteza umugore we ndetse n'umwana we yaciye akamuca ku bwa buri kandi atari mukuri? Mujye mwibuka yuko abantu bose bakosa. Nta mwungane iba ku isi na Yesu Kristo ubwe yarabyivugiye ngo ubukiranuka n'umwe gusa ni Data wa twese uri mu ijuru. Nawe ubwe yagezeho acika intege arangije aravuga ati dawe iki gikombe kindenge. Ni ukubera ko yari yambaye umubiri, bivuze ngo buri muntu wese yacumura yanagwa. Ahubwo ikintu gitandukanye ni uko habyo bamenya ko bacumuye, abandi bakandi bamenya ko bacumuye. Uwo umenya rero ko yacumuye, uwo ni we mwana w'Imana. Nawe wa wundi utamenya ko yacumuye akeze agatunganya ibidatunganye, ndavuga kwezi bitejejwe, agafata iby'umukara akabigira umweru, maze iby'umweru akabigira umukara. Uko uwo ntabwo aba ari umwana w'Imana, aba ari umwana w'umubi. Kubera ko abana b'Imana ni abanyengeso nziza, naho abana b'umubi ni abanyengeso mbi. Ndetse Bibiliya ivuga yuko ijambo ryiza ari murumuna w'Imana. Ariko nyamara abantu benshi cyane nawe nkubarijemo nimba iki kintu ngicyo cyumvishije uze kuzuza muri komenti, ijambo ryo ni murumuna wanjye bibi. Ni ukuvuga ngo rero uyu mama pasiteri agerageza kwihangana kose, ariko kwihangana k'umuntu arigiye kurangira maze ntakayoborwa na kamere. Bibiliya itubwira ngo nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora kubera ko muyoborwa na kamere. Uyu mama pasiteri aba ashaka gukora ibintu byiza ariko ntibibe nk'uko abishaka. Pawulo yaravuze ngo ndagerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Ndaterana ibipfunsi ariko simfasha cyangwa simbusha ngo ndashaka gusigira icyo Kristo yamfatiye. Uyu mama pasiteri cyangwa mama Nawomi, ubu twatangiranye barabizi neza ko uno mumama ari umumama uca bugufi kandi ugerageza kumva umugabo we no kumwubaha. Ariko namwe iyo kwihangana kwawe kurangize uhangara ugatungura, ndetse ugatungurana cyane, maze ugatangira guhangara utakagombye guhangara. Niyo mpamvu muri kumubona umubabaro wamurenze kubera umwana wiwe. Buriya reka mbabwize ukuri, umubyeyi afite bondi ikomeye cyane hagati y'uwo mwana we nawe. Ni ikintu gikomeye cyane ushobora kuba utakuraho, ni ikintu ushobora kuba utatandukanya nawe, kubera yuko umwana na mama wiwe nibo bantu ba mbere bafitanye igihango gikomeye cyane. Nawe kugira ngo ubyumve neza, nawe ubwawe wamaze amezi 9 mu nda, ugendana nawe agenda yigengesereye. Nubwo wamusuzugura, ariko ujye umenya ko uwo mubyeyi usuzuguye yagukoreye ikintu gikomeye cyane. Yatanze ubuzima bwiwe ku bwawe, yagenze yigengesera kugira ngo ubone ubuzima. Hari ibyo atariye kandi yakundaga, hari imyambaro atambaye kandi yakundaga, hari ibyo atanyweye yandi yakundaga, hari n'abo yagendanaga nabo yanze kugendana nabo, hari n'aho atagiye kubera wowe kugira ngo ubashe kubaho. Ibinyobwa byinshi cyane n'ibyo kurya byinshi cyane byiza biryohera yabivuyeho, maze atangira kurya ry'icyondo, arya amatafari, arya ibyondo bitandukanye, agenda ahekenya ibiti, agenda gushaka umwotsi, ashaka iki, ari kubaho. Utekereze kubona umuntu yaba ari nka mama pasiteri maze akararikira inzoga, akagenda akayishaka akayinywa, kandi ayazi ko vino ari umukobanyi, ariko akihangana akayinywa. Utekereze kuba we waba uri mu nda maze mama wakifuza ko yakumva umwotsi w'itabi, kandi mu muryango we nta n'umwe wigeze urinywa, bikaba ngombwa ko barizana ngo baricane ngo maze rimuhumurire. Ariko wabirangiza ukagenda ukamusuzugura. Iki kintu ntabwo nyizanye kubera yuko ntabwo umwana dufite wadusuzuguye ntawe, ahubwo wagize ikibazo baramuciye. Niyo mpamvu burya umubyeyi ari ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu n'itorero iyo barivuze ari ikintu gikomeye cyane, kubera yuko itorero ribasha kwihanganira umwana. Umwana iyo akoze amakosa itorero riramwihanganira. Ari gutekereza no mushumba ufite intama imwe yagiye kuzimira, maze yamara kuyifata akayivunagura cyangwa akayica, akayibaga cyangwa akayijugunya mu isenga ry'inyamaswa zikayirya.
icyo nshatse kuvuga ni ukubera yuko uyu mupasiteri atakagombye kuba yarafashe umwana we akamujugunya gutya, ahubwo yakagombye kuba amufata akamwereka inzira akamutoza. Handitse ngo toza umwana wawe mu nzira y'ukuri azanira asaza akiyirimo. Ibyo ngibyo yarabyirengagije nk'umupasiteri wize ijambo ry'Imana no mu muhamagaro w'Imana n'amavuta y'Imana. Ibyo ngibyo arabyirengagiza, arangije afata umwana wiwe yirengagiza ko gucumura bibaho. Ese ni iyihe mpamvu Imana yavuze ngo nimucumura mujye musaba imbabazi? Icyanga ni ukubera ko Imana yashyizeho umwanya wo kwiyeza no kwitunganya, uwo mwanya ukabaho mu itorero. Ni ukubera ko yari bizi ko nta muntu wo mu ino si ukiranutse, ahubwo iteka ryose buri munsi tuzaza tugwa mu makosa tugakosa. Ubundi ubirebye neza, abantu benshi cyane bakunda kuvuga ngo n'intungane bwira icumuye karindwi, reka tugende n'ubwo uwo murongo nawubuze muri Bibiliya, nimba uzantu wanditse ubitubwire. Utekereza ngo ari ukubera iki iryo jambo abantu barivuga? Ni ukubera yuko umuntu nyamuntu wita isaha n'isaha rwose, nimba utari igicucu ukaba utari umusinzi, bivuze ngo ibyo gukora ububizi, ariko rimwe na rimwe usanga ibyo wakoze bitari nahura n'ibyo wakagombye kuba ukora. Tekereza nawe kuri ako kantu. Niyo mpamvu iteka ryose wakagombye kubona umuntu akosheje ntumucire imanza, ahubwo ukamusabira imbabazi cyangwa agasaba imbabazi. Mubabarire, kubera yuko handitswe ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribwo bazazigirirwa. Sinzi nimba ako kantu mujya mukitaho. Uribaza ngo uyu mupasiteri nimba atangiye mu rugo rwe atera imbuto, ubundi mu itorero yarimarira iki, yarigeza hehe sibyo kuriroha? Ubu wasanga sibye ibi ngibi akorera mu rugo tubona, hari n'ibindi byinshi cyane ashobora kuba akorera hanze y'ibi ngibi, hanze y'itorero cyangwa mu itorero mo ndani. Ni inkuru nyinshi cyane twagiye twumva z'abapasiteri bitwara nabi, bagakora ibihabanye n'iby'umuhamagaro wabo. Kandi ikindi ni inkuru nyinshi twagiye twumva z'abapasiteri bahora mu ihohoterwa kandi barabuze ukuntu babijya kurega. Ugasanga umupapa cyangwa umupasiteri mu mudugudu wose cyangwa mu karere kose bazi ko ari umunyangamugayo ihari, ariko mu rugo rwiwe yarabatesheje umutwe, umugore akageraho niyahura. Ibyo byose kandi mwese murabizi. Mubyumva ute kubona umuntu ari mu itorero ariko akaba ari mu itorero ari igisambanyi cyangwa ari umusambanyi? Ibyo ngibyo nabyo ntabwo twagombye kubitindaho, kubera yuko mu muryango uvukamo ntabwo abana mwese mwavukanye ingeso nziza. Niyo mpamvu uzasanga mu muryango havutsemo pasiteri hakavukamo na padiri, ugasanga mu wundi muryango havutsemo umwana muzima, uwandi akavukamo ikirara. Twese ntabwo twaba ba miseke igoreye, kandi twese ntabwo twakagombye kuba abana beza. Ariko nubwo mbabwiye gutyo ntabwo ariko byakagombye kumera, ahubwo twagombye kuba turi abana beza twese, dushimwa twese. Ariko ntabwo byakunda, kubera yuko ngo n'umubaji w'imitima Imana ubwayo itigeze turesheje imitima, kandi ntabwo yigeze duhereza ibintu binganye, duhereza ubwenge bungana. Niyo mpamvu uzasanga umwe akoze ibyiza akabikora cyane, undi akabikora gakeya, hakaba n'undi ubyica cyane. Uyu Kerema rero ntabwo twamuciraho imanza nyinshi cyane bitewe n'uko ariko yaremwe. Ntabwo twavuga ariko yaremwe, ahubwo irari ryiwe yaremanywe n'iryo biritera. Twese tugira irari, ariko uko turikoresha hari igihe tuba dufite imbaraga nkeya. Abasirikari bose bagiye ku rugamba bose ntabwo ari uko bataha amahoro, hari abapfirayo kubera ko barashwe. Ntabwo tugiye kuvuga yuko bose bakagombye kuba batashye. Niyo mpamvu uzumva abapfiriye ku rugamba, inkomere z'urugamba, hakavayo n'ababo bari bazima, nta n'ikintu cyabakozeho, nta mwambi, nta sasu, nta cyuma, nta n'iki cyabakozeho. Uyu Kerema rero reka tumufate nk'abasirikari bagiye ku rugamba maze akarasirwayo agafatirwa mu cyuho. Kuba yarasambanye agasambana n'umukobwa urenze umwe, ntabwo ari uko we nawe ubwiwe yifuzaga kuba yakora ibi ngibi. Hari abantu benshi cyane bafite ingeso zabananiye, nko kunywa inzoga n'ibindi byose bitandukanye no gusambana. Ugasanga abonana n'abakobwa barenze 3 mu cyumweru kimwe cyangwa ku munsi, ariko ugasanga nta byishimira, ahubwo ni ukubera ko yamaze kubatwa n'icyo kintu, yamaze gufatirwa mu kagozi ka Satani maze iramufata. Ariko ibi ngibi kugira ngo bimuve ntabwo yakoresha imbaraga ziwe z'umubiri, ahubwo n'Imana yonyine yamanuka mu kirere ikaze kamufasha. Nimba uri kumva iki kiganiro ufite ikintu ingeso yakunaniye, wirwana nayo, ahubwo inama nakugira uruti izindi nuko wagenda ugapfuka mukabwira Imana ati Mana nshoboza kureka iki kintu, nayo izamanuka mu ijuru ikohereza imbaraga gake gake. Ni benshi cyane batanga ubuhamya bw'ibyo bakoraga bibi, ni benshi cyane batanga ubuhamya bw'ibyo babayemo ariko batakibikora. Ukumva kandi ibyo bintu biranejeje kandi biranagufashije, bikanarushaho kukwirinda. Niyo mpamvu no mugabo Kerema mutakagombye kuba muciraho imanza. Ubuzima arimo bwo kubaho nta kazi afite cyane, nta n'ikintu kinjira gikomeye, nabyo biri mu bintu byatuma ajya gukora ibi ngibi, akora ibi byaha by'ubusambanyi, kubera yuko arasambana akabona icyo arya. Niyo mpamvu ibi byose ubona bikora. Mu gutera uno mukobwa inda,
uburyo iri umukobwa ujya umenya ko umeze nk'igi rihiye cyangwa umeze nk'igiti giteye hafi y'umuhanda kikera amanderena cyangwa amaronji. Utambutse wese agikubitamo umujugujugu, utambutse wese agikubitamo ibuye kugira ngo abone rya mbuto. Rero kuba uri mwiza jya umenya ko nabyo ari ikindi kintu gituma abantu benshi cyane bagwirukankaho kugira ngo babe bashobora kuba banakugurisha cyangwa bakagura ubwabo. Niyo mpamvu uyu Clement nawe byamubayeho. Rero ibi ngibi ntabwo ari ibintu by'ibyaha bya Clement, ahubwo ni uko Clement ahubwo afite ikintu bita twakita karirari, kandi iryo rari yaritejejwe na Satani umubi wacu, umubyara wacu cyangwa garafureri wacu. Umuntu umwe yaravuze ngo nimba Satani yararemwe n'Imana natwe tukaremwa n'Imana, tubivuze ngo turi abantu bavutse baturutse nyuma ya Satani tukaba turimba n'umuntu abiwe. Nuko rero Clement nimba yarafashwe muri iki ngiki kikamubata, kukikuramo ntabwo yabishobora, nta nubwo yahakana, ahubwo icyo yakora ni ugusenga. Ahubwo namwe muri kunyumva mwakagombye kuba mumusengera kurenza uko mumutera amabuye. Ikindi tutagenda tuvuyeho, uyu mugabo bita umugabo ugenda uvuga amagambo kuri Clement ashaka gutandukanya abakundanye. Ntabwo kuba Clement ari umunyabyaha byatuma adakundwa. Clement ntabwo ari umunyabyaha watuma abamuciraho iteka umuntu wese umubonye akabona yuko atakagombye gukunda. Ahubwo we banza urebe wowe uri kuvuga. Reka mbabwire aka kantu, handitswe ngo nujya gutokora umuntu ujye ubanza urebe umugugu uri mu jisho ryawe, kandi ngo ntimukanga abandi mwiretse, kubera yuko n'Imana ivubirira imvura ababi n'abeza. Ako kantu ukavuga ngo ntimugacire abandi imanza. Ni ukuvuga ngo rero uyu musore uri kugenda ubunza umunwa kubera ko yakunze, we yakagombye kugenda yitwara, akitwara neza. Mu buzima bwacu busanzwe hari abantu benshi cyane bagenda batwangisha abandi kugira ngo babajyane badukureho ibyo dutunze kubera ko bagiye kuvuga. Aba bantu rero bagenda gutya rero nabo Satani arabakunda, kubera ko aba bantu nabo bafata rya torero bakaricamo igikuba. Runaka yavuze gutya, runaka yavuze gutya, ugasanga itorero ryose riraguye kubera ibyo ngibyo. Ni abantu benshi cyane tuzi bagiye barwana bakapfa ndetse bakicana bitewe n'uko ngo runaka yavuze kandi abeshya. Niyo mpamvu aba bantu b'ababeshyi nabo Bibiliya iravuga ngo hazabona ishyano uzinduka kuvumba amagambo cyangwa gutanga amagambo. Ibyo biri mu Migani, nugenda ugacumbisoma icyo gitabo cyose uzabisangamo. Niyo mpamvu rero burya kumva amagambo no kuyavuga byose ari ikintu kimwe. Bose bameze nk'uwo muntu wazanye igisitaza uzahambirwa urusyo ku ijosi maze akajugunya mu nyanja. Orunera we cyangwa Dogiteri, reka tuvugeho utuntu dukeya. Ni umukobwa twabonye cyane utumva amabwire. Yega abantu bose twakagombye kuba tumeze nka Orunera, ntiducike gikuba cyangwa ntituremererwe n'ibyo tubona mu isi biduca intege. Ni ukuvuga ngo iyo turi ku rugendo tugomba kwihanganira amajwi yose yaduturuka inyuma kugira ngo urugendo rwacu ntirugerweho. Niyo mpamvu tugomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo urugendo rwacu rugende neza. Ako kantu ntabwo mbizi niba mwari mukazi. Niyo mpamvu Runera we yavuze ngo reka ngende, kandi umutima wiwe ko kuba yaratabaye umwana ntiyice bigaragaje ko ari umuntu muzima, ahubwo uri gufasha itorero gukura. Uyu mwana uri mu nda iyo agipfa amaraso ari kujya kuri Runera, kandi Runera wibuke yuko yari kuzicuza kubera ko yakuyemo umwana w'umugabo wiwe. Ako nako mukamenye. Umusore wakunze umukobwa nawe yemeye kwifata inshingano zo kuvuga ngo nubwo yaba baramuteye inda ndamushaka kuko mukunda. Urwo ni rwo rukundo Imana ibidushaka nk'abana b'Imana, kutangana kubera ko umuntu ageze mu kibazo, ahubwo tuba dushaka kubana nawe, kubera yuko Yesu nawe iyo dupfuye adusanga mu rupfu tukabana nawo. Ngiye rigase yajye muze kungumane ntawongwa na bose. Duhurire mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Subscribe kugira ngo utazakikwa n'ikindi. Ciao ciao. Imbaraga ituje, umuriro boroshe, umwuka wera w'icyubahiro, kandi iyo uzamuye amaso yawe mu ijuru, ndahiye ko inyenyeri zose zizaguturukaho, kuko urukundo